Kristo Yesu akuzwe. Ivanjiri n'isomo rya mbere tumaze kumva ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turumva amagambo ajya gusa yo gusezera no gusabira umuryango. Pawulo arasezera kuri kiliziya ya Efeze, Yesu Kristo nawe arasabira intumwa ze kugira ngo igihe azaba atakiri kumwe nazo zizarusheho kuba umwe no gutagatifurizwa mu kuri. Tugarutse ku bya Pawulo, twumvise ukuntu yakoranyije abakuru ba kiliziya ya Efeze maze akabaha impanuro za nyuma. Ntabwo yatinye kwitangaho urugero, abasaba kurushaho kunga ubumwe. Agira ati, nzi neza ko nimara kugenda muzinjirwamo n'ibirura by'ibihubuzi bikazatatanya ubushyo bwanyu, ndetse no muri mwe hazaduka abantu bavuga amagambo y'ibinyoma azatuma bigarurira abigishwa. Pawulo arabibutsa ko niba ari abashumba asize muri iyo kiliziya ya Efeze, bagomba guhora bari maso, bagahora bahujwe n'inyigisho yabahaye, bagahora barebera ku rugero nawe ubwe yaberetse. Aragumya kubabwira ati, murabizi nta by'isi nigeze ndarikira. Sinigeze ndarikira zahabu, sinigeze ndarikira feza n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo nitangiye umurimo w'ubwogezabutumwa, namwe kandi aba ari rwo rugero mufatiraho. Arahera aho ngaho kuko azi ko ibyo byose birarikirwa n'abantu, ari byo bituma abashumba n'abayoboye ubushyo bakurura bishyira. Kuko yababwiye ati, hazaza benshi bazaza gutatanya ubu bushyo, babukurure bishyira kubera indonke, kubera icyubahiro cyangwa n'ibindi. Ati, murabizi ko nabahaye n'urugero, usibye urwo kogeza ubutumwa, murabizi ko n'urugero rwo gukora narubahaye. Ati, icyo natunze cyose, icyambeshejeho cyose, ati n'ibi biganza byanjye mureba. Ati, nubwo bwose nari mfite uburenganzira bwo kubaka ikintunga mwebwe ubwanyu kuko ndabakoreraga, ariko kugira ngo mbahe urugero nakoraga amanywa nijoro kugira ngo mbahe urwo rugero, kugira ngo nitunge. Ati, urwo rugero nirwo mbasigiye kandi ruzabakomeze. Arabigisha rero kurushaho kunga ubumwe, kandi ubwo bumwe bukomezwa no kutararikira iby'isi, kudakururwa n'iby'isi, bakihatira umurimo wo kogeza ubutumwa, kandi bakaba maso mu baza gutatanya ubwo ubushyo, kandi bakaza nabo biyita bigisha, bavuga ko hari icyo bazaniye kiliziya, bavuga ko hari icyo bazaniye kirenze icyo Pawulo yabahaye, kirenze icyo bakura muri Kristo, ngo babatatanye babashyire hirya no hino, ntibabe bacyunze ubumwe, ntibabe bakiri hamwe. Ibyo byagiye bigaragara mu mateka ndetse n'ubu ngubu, aho abakristu abemera Nyagasani usanga baratatanye. Ibyo birura byarabatatanyije ku mpamvu runaka, ku mpamvu izi n'izi. Uyu munsi rero turasabwa kurushaho gusaba ubumwe bw'intama bw'abayoboke ba Kristo, kugira ngo niyo baba bari mu ntera zitandukanye z'uburyo basenga, ariko tureke kuryana, tureke gucirana imanza, tureke gutukana, tureke kuyobyana ku mpamvu
z'inyungu za feza na zahabu ya yindi Pawulo yatubwiye atigeze ararikira. Dusabire kiliziya ubumwe, dusabire abakristu kunga ubumwe, kuko Kristu aricyo yadusabiye, nicyo yadusabiye Imana se mbere yuko asubira mu ijuru, kugira ngo tubane mu byishimo, kandi ibyo byishimo bisendereye mu kuri. Nyagasani Yezu nabane namwe.